umwana uyu niwe mwana wawe? Ni umwana wanjye. Nuko noneho namuzanye, none yamuhaye umuti arawumusize, ugundi arawumuha, ararebye ari kuvuga ngo uyu yaje atareba atavuga, atareba amaze gatatu atareba atavuga. Ariko noneho cyane cyane amaze ng'imyaka 2 arwaye igisebe adashikagurika. Amakuru meza. Bakwita nde? Girimbo Mika. Bakita Girimbo Mika. Mika. Mika, shandagukunze. Urumva umeze neza? Ahantu mama tubwiye se urwaye haje igisebe, hajya hakurya? Hakurya gute? Neza. Hakurya neza? Nabe bari barandoza umwangaro. Umwangaro wari umeze gute? Bishaka kuvuga iki? Wenda n'abantu badukurikiye nanjye ntago nimo gusobanukirwa umwangaro bishaka kuvuga iki. Nyine naragendaga nkarara iyo mbonye, aho bwije nkarara iyo ngiyo. Iwacu mbese bakamara nk'ibyumweru 3 batazi yomba. Zoherereye mu duce tugiye dutandukanye. Ni Umutako TV, ndi MC Seti nkuko bisanzwe. Ahangaha turi ntago byoroshye. Ndagira ngo uze kubana nanjye tugendane tuze kujyana ku musozo w'uru rugendo, ku musozo w'iyi nkuru shaka kumenya mu buryo bwimbitse. Ni nyuma yuko ngo umubyeyi sinzi uko byagiye bigenda, umwana ubuzima ntago bworoshye. Ahangaha rero niko nemaze kubwira, ndabona na bagenzi bacu bamwe na bamwe bahari, ariko ngo umwana byageze naho ngitako ripfumuka. Ariko ngo uwo muganga aho bari nje mazi ariko nanze kwemera, reka mbanze menye ibyimbitse. Ni MC Seti, udufashe tuze kubana nawe. Tubasanze hano twaje kwivuza ahangaha. Ubwo nyine ni ukuvuga ngo uyu mwana wanjye asanzwe afite ikibazo cy'ubumuga, ariko noneho nagiye kureba, amaze 3 atareba kandi yavugaga akanareba, arahuma rwose ndiyavuga. Haza umubyeyi arambwira ati rero hari ahantu uyu mwana ugomba kujya kumusabira umuti mu Kinyarwanda. Ati rwose yahaye n'umuntu umutima ubusibye ejo bundi ku mwana nawe wari warafashwe ngo umwana uyu niwe mwana wawe? Ni umwana wanjye. Nuko noneho namuzanye, none yamuhaye umuti arawumusize, ugundi arawumuha.